Hello, ladies and gentlemen, wherever you do, of course, yes, it's your boy forever, Mtoto kutoka Jerusalem, King of Shiba, Jesus will Rwanda, the one and only Kamakawa, Kiev, that's ensemble, like now, Omicro, ha ha ha, Chiazi kabisa papa. Guys, reka nangire mbasuhuza aho muherereye hose, waba uri iburasirazuba, iburengerazuba, mu majyaruguru, mu majyepfo ndetse no mu mujyi wa Kigali. Nakwibagiwe kandi nawe uri mu ntara ya gatandatu hazwi nko muri diaspora. Aba diaspora mwese, shout out my niggas, you are our people, muri abantu b'agaciro cyane, we love you all. Ndetse namwe bari mu gihugu, kubera ko tubashimira kuba mudukurikirana umunsi ku munsi. Ngira ngo murabizi cyane, ni umuhungu wanyu forever for real, umuhungu w'abanyarwanda forever Jesus. Ntabwo twari duherukanye kubera ko hari hashize iminsi nta trends nyinshi zigiye zitandukanye, ariko ngira ngo twagarutse mu murongo. Tuje kubagezaho inkuru y'umugabo witwa Prince Kid ndetse na Muheto, ariko turazana kubabwira ko First Lady y'u Rwanda Madam Jeanette Kagame nawe yinjiye muri iki kibazo cya Miss Rwanda. Ngira ngo murabizi cyane showbiz nyarwanda ntabwo imeze fresh, ubwo hari kugaragaramo ibibazo bigiye bitandukanye by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina, by'umwihariko abantu baregwa ko basambanyije abana bakiri bato, abandi bakaregwa ko hawe ruswa z'ibitsina, ni ibintu byinshi bitandukanye guys. Ngira ngo uyu munsi tuje kubabwira ku nkuru ivuga, by'umwihariko turibanda ku majwi Miss Muheto yashyize hanze agaragaza Prince Kid amusaba ko baryamana. Ngira ngo nimuza kumva ayo majwi muraza kumva ari ibintu bikaze cyane, kuko Prince Kid we ubwe yagendaga amusaba ko baryamana asa nk'aho amuseducinga mu buryo bumwe cyangwa ubundi, aho yatangaje ko avuga ati njyewe mbure ababyeyi banjye, ati especially mbure brothers banjye kuko nimo mfite, kuko ababyeyi banjye bo ntaho mfite, ariko nze narakwihebeye byatari. Guys, ngira ngo nimuza kumva aya majwi, uyu mutipe ararenze byatari, azi no gutereta fresh. Ngira ngo ku maji ho murabyumva cyane, ubwo muraza kuba mwumva aya majwi, ni ibintu biri bizarre byatari, biteye ubwoba, kuko ntabwo ari ibintu byari bikwiye ku mugabo nka Prince Kid, umugabo w'icyamare kuva kera na kare, ariko so far ntabwo dushobora kumujajinga ko burya ngo umugabo mbwa ngaseka imbohe. Ngira ngo Muheto sinzi ukuntu we system yakoresheje kugira ngo amarekodinge, ubwo yagendaga amusaba ko baryamana, amubwira ati I will fight for you, njye nzakurwanirira kuburyo nzaguha happiness iri rwego hejuru cyane, nubwo wowe wanze kumpa happiness njyewe naguhaye kandi nzakomeza kuguha. Byumvikane ko yamusabye ko baryamana, aramwima, so ariko agakomeza kugenda amubwira ko amukunda bitari bya boyfriend na girlfriend, ariko byo ni ibintu byizana ko bishobora guca nyine byabajemo bose, ugasanga hakomeje gushya koko. Ngira ngo uyu mugabo akaba ari imbere y'urwego rw'ubugenzacyaha RIB, akaba afungiye kuri sitasiyo ya RIB i Remera, ubwo akekwaho ibyaha byo gusambanya abamisi bagiye bitandukanye mu byiciro bigiye bitandukanye. Aho ngira ngo kuri Twitter nimugoroba hari hahiye, ubwo abantu benshi bagendaga batanga ibitekerezo byabo, bitoroshye n'aka na gato, kuko nka first runner up igisonga cya mbere cya Miss Rwanda 2021 Akariza Amanda nawe yashyize hanze amakuru kuri Twitter avuga ati nari naracecetse kubera ko nta gihamya nari mfite y'ibi bintu kandi nta bimenyetso nari kubibonera, ariko igihe kirageze ngo mene umuceri. Nawe ahita afata ipirawu ahita yijugunya hasi arimanukira. Ngira ngo urumva ntabwo ari ibintu byoroshye, biteye ubwoba cyane ku irushanwa rya Miss Rwanda twese twemera, ntabwo bimeze fresh, bimeze fo sana, ariko by'umwihariko hari ikintu nakunze nimugoroba kuri Twitter, ubwo nanjye nari ndyamyeho cyane ngenda ntanga amayide yanjye, so nakunze ko First Lady w'u Rwanda Madam Jeanette Kagame
yashyize ubutumwa ku rukuta rwe rwa Twitter aho yagize ati an enriching conversation. First Lady Miss Jeanette Kagame received Miss Rwanda figures for an intergenerational discussion of sisterhood, mentorship and empowerment. Kugira ngo arongera ashyira ubundi butumwa ku rukuta rwe rwa Twitter aho yagize ati Dear Miss Rwanda contestants, we acknowledge that these are tough times for you. In the spirit of motherhood and sisterhood, we must persistently emphasize that today and tomorrow's right decisions and choice will make you stronger. Ngira ngo yagize ati bakundwa bitabiriye Miss Rwanda, turabizi ko muri mu bihe bitaboroheye habe n'aka na gato, ariko ngiye nk'umubyeyi wanyu nkaba na mukuru wanyu ngomba kubikurikirana ku buryo bukomeye cyane, ndetse nkanashimangira ko ejo hanyu, uyu munsi hanyu ndetse n'ejo hanyu heza mufite uburenganzira bwaho kugira ngo mukomeze kugira ejo heza. Ngira ngo nubwo butumwa Madam Jeanette Kagame yashyize ku rukuta rwe rwa Twitter, ngira ngo nabikurikiranye cyane kuko mu gihe cy'isaha imwe bwari rumaze kugera like 1000. Guys, urumva ko ni ibintu byiza cyane kuba umubyeyi nyakubahwa Madam Jeanette Kagame nawe yagize icyo atangaza kuri iyi saga ya Miss Rwanda. Ubwo yese abakoresha inama y'igitaraganya hamagara abitabiriye Miss Rwanda 2022 bamwe na bamwe, ndetse na bamwe mu begukanye amakamba mu byiciro bitandukanye. Twabonyemo nka Miss Mutesi Jolly, tubonamo Naomi, tubonamo umukobwa nka Megan, ndetse n'abandi bakobwa bagiye batandukanye. Ubwo yabahaga inama ndetse na Muheto agahita afata ijambo akamusezeranya ko ibintu babwiwe bidaciye mu matwi ngo byigendere gusa, ahubwo ko bagiye kubizirikana izo manuro bakazikoresha neza, bakitwara neza kurenza uko bitwaraga mbere. Guys, ngira ngo munumva ayo niyo makuru yagezweho. Turakomeza kubakurikirana uko bigenda bihindagurika, dukomeza kugenda tubagezaho updates nziza cyane kabisa zitandukanye. Mwari kumwe n'umuhanzi wanyu akaba n'umunyamakuru wanyu Forever Jesus. Ngira ngo mukomeze kudufollowinga ku mbuga zacu, especially kuri YouTube, mukore subscribe, murayikinge ndetse munasharinge. Ngira ngo murabizi ko tubaha inkuru nziza cyane kandi tukabaha n'imiziki myiza. Tugiye gukomeza no kubaha imiziki y'umwimerere itavangiye. Mukomeze musubscribing kuri channel ni Forever Rwanda. Shout out manigas, Imana y'amahoro.